hano turi mu Kiyovu mu Rugunga mu kagari ka Kiyovu murenge Nyarugenge yego matsiko urakoze cyane. Iyi manuka ibaye urahangaha? Iyi manuka ibaye ndahangaha. Iyi ni imanuka ikomeye. Aka karifani kazamutse kava munoza Igikondo, mu kuva Igikondo nibwo kare kagiye Inyamirambo, kabumva kare kagemuye inzoga, noneho mu kuzamuka kagiye gutera rivanse kuko reba hano haragahanda gaterera, ari korosi rimeze nabi. Ko ari korosi rimeze nabi, we arazamutse mu kuzamuka biba biranze, nuko asuye inyuma akamodoka kaba kamurushije imbaraga, kakarabenutse kagwa muri ruhurura. Mu kugwa muri ruhurura abantu bose baje binywera inzoga pe. Baraje binywera inzoga. Bonye mu kanyara abakobwa n'abahungu usore bareba kunywa inzoga hano bazinywereye ubuntu. Bazinywera ubuntu. Shoferi yavuze ati ni munywe musibe gutwara amavide, ariko amavide menshi yamenaguritse arimo muri ruhurura, inzoga nyinshi yaguye muri ruhurura. Yego kuko reba bira n'ibihombo bikomeye cyane. Urutwaye no modoka nta kintu abaye? Nta kintu abayotse ku kaguru niho amavide yamukase, urumva kaguye na warwana nako mu kurwana nako amavide amukata ku birenge, birasa wenda ko yajya kwa muganga akajya kwipfukisha. Yego ariko n'ahandi yakomeretse nyine ntago oya n'ahandi yakomeretse kuko urumva yari yagize n'ikintu cy'ihungabana, yagize akantu k'ubwoba mu kugiye, urumva kuko nimba bamutumye inzoga avuye kurangura inzoga zikaba zimenetse zose, sibyo? Ujagira hamenetse nk'amakazi yangahe? Hamenetse nk'amakazi ageze nko muri 20. 20 ureba baracyatunda, abandi barimo gukura kugira ngo amavide ataza gukatagura wenda izindi modoka cyangwa gakatagura n'abantu bari buhaci. Yego none uvuze ko agiye kwangara Vitence byanga bikunda asubira inyuma imodoka ngo irabyina. Yangajije Vitence agiye guhindura, mu guhindura nibwo kamubyinanye kamurusha imbaraga, birangira kamutaye munuza muri rugori, ariko kubw'Imana ntacyo abaye uretse gukomereka wenda ku maguru, amavide mukatagwe kuko barwanye baza kumukuramo kuko kare kamutsindagiyemo hasi, barwana bamukuramo. Ubonye se ikibazo cyaba ari iki kugira ngo imodoka yayipakiye cyane? Imodoka ari ikintu abashoferi bakora, ugasanga agiye kurangwa kuri depo akanywa akaza yanyweye kamwe, sibyo? None yanywa kamwe buriya moto buri fani ukuntu buteye, kariya karifani karagora kugatwa, ni akamapine 4 ariko imbere hari pine rimwe, urumva we yose muri rusange ntabwo bifite amaguru yose, ni buriya ni amaguru angahe. None ubwo urumva we ajyagenda akanywa kamwe, bati n'ubundi ahantu ngiye nta polisi iri bumagarike wenda ngo bamuhishemo. Ugasanga arakanyweye, anyweye agacupa, uko atwara n'imodoka akareba mu kamoto karemereye, nawe niko yanzoga iba yikaraga gutyo ukigenda imucu gusa, ugasanga hajemo stress, cyangwa wenda ugasanga yaturutse mu rugo afite stress, ugasanga nyine ni hahandi habera impanuka. Ariko akamodoka kari gapakiye cyane ukagendaga kico, ngiye byabaye rwose nari miyicariye mibereye gutyo, kari gapakiye cyane pe. None umamaga ngo tebuka hano ngo mu minota 5 ubungezeho ngo impanuka ngo imodoka iguye nyireba. Wamaze kunywa zingahe? Ngiye sinjya kweshya ntinkwereye nk'eshatu pe, ninkweye 3 ikwenzoga zananiye ndahekeraho ndatuza, ariko abandi bo baracyanywa, urumva ko n'ubungu baracyayuragura amavide byo bimeze nabi. Ubundi umva hari bayoragura muri borodire amacupa, amacupa yo nogo byabura kuko hamenetse inzoga nyinshi cyane. Bira ni ibihombo bikomeye cyane, ni ibihombo. Asuba nk'umushoferi baramukata izira nzoga zimenetse, izira nzoga zagomba kuzikatwa akanazishyura. Ariko ashobora ko atananywe ahubwo ari ikibazo wenda cy'imodoka, ariko ikibazo uyu muhanda n'ukuntu bawukoze, uyu muhanda babona ko uyu muhanda harimo agakorosi gateye ubwoba, hari agakorosi gateye ubwoba, akagakorosi karazamuka cyane, karazamuka karanaterera, sibyo? Ngiye nkaba wenda nasaba ubuvugizi bw'umuhanda, ureba ko akakorosi kameze, bakaba bakongera uyu muhanda bagakuramo n'akakara agakorosi karimo hariya, kuko agiye imodoka nyinshi zikunda kumanuka zirimo kujya Igikondo zikaba zibenutse muri hariya, yakatika ikatura bikarangira yikusase. Yigeze kugwa imodoka yari hetse gaze, nicaye hariya, gaze zose ziranyanyagira, abaturitsemo yaturitse, ariko abaturage zimwe barazijyanye, bazitoragwe barazijyana uko zanyanyagiye. Shoferi urumva kuvamo bye byanze, kumukuramo byatunaniye, birangira abantu batangiye gutunda amagaze, ariko twagiye tubasanga mu ngo kora tubazi, turazibaka barazigarura. Gute imodoka ikoze impanuka mwebwe mugashaka kujyana gaze z'abandi? Yego biterwa n'amakorosi hano mu Rugunga hari akakorosi kerekeza Igikondo kazamuka n'Inyamirambo, n'akakorosi kazamuka ku rusengero rw'Abadive. Ngiye cyunasaba
abashinzwe gukora imihanda yacu nsaba na nyakubahwa Repubulika Paul Kagame ko badukora ubuvugizi iyi mihanda ikaba yasubirwamo kuko irimo amakorosi menshi, harimo ubukorosi buteye nabi kuba umuntu nimba umuntu akase hari igihe nka Yutongo iva Nyabugogo ugasanga ipakiye abantu benshi babibona, harimo ababicaye harimo n'ababahagaze ugasanga irakase igendera Rubavu gutyo ikabira benutse n'amava ari igihe nyinshi zicaye sansenike ziciye mu muhanda utari uwazo, zace mu muhanda utari uwazo bikarangira igeze ugasanga imbere yakagonganye n'umuntu urimo kuva za Gikondo yerekeza Nyabugogo kuko abaciye mu mukono utari uwo, kuko aba yirenge bati niyicisha hano ishaka kubenuka ugasanga ni kubisa hasi nkozi imanuka ngushije abantu babandi wenda harimo abahasize hakajya batakariza ubuzima wenda abandi nabo batakariza ubuzima, icyo kikaba ari ikibazo. Ubona ko ni mitoya. Yego imihanda ni mitoya, uriya muhanda wakagombye kuvuga kuko uyu muhanda ucamo imodoka nyinshi cyane. Ahubwo ko icyerekezo kimwe nibura bagashaka undi kuryo bawongera kwa mugari. Abanyamakuru uko aya makosa akunda kubera impanuka nyinshi cyane. Hano hakunda kubera impanuka nyinshi, amamoto aragongana. Ejo bundi nabwo hari moto yaje nabwo igiye gukata ice sansenike mu kukata ibikubitanye n'indi birangira nayo umuntu uzagize. Indi mpanuka yabaye ikomeye, imodoka yavuye ituruka mu Biryogo igeze ara ku rusengero rw'Abadive nibwo acomotse feri igiye gukata ibicomotse feri yagenda yikubitamo hariya, icyo gihe umudamu yasacika ukuguru. Ahamagaye umugabo yamubyati sheri wanjye nkoze impanuka, ndamubyati impanuka imeyo ticitse akagura mubyati nta nubwo nkuze baba bagiteretana. Unagamuze tamwitaka ati nge nta nubwo nkuze. Umugabo yakanye umugore yahamagaye umukunzi we avuga ati mureke mamagara umukunzi wanjye aze yanjyane kwa muganga mubwire ko nkoze impanuka none ukuguru kuracitse, kwaracitse ubundi yagiye batamo hasi urumva. Arimo imodoka ikubise umumotari ahetse umudamu, amaga umukunzi aramwihakana avuga ati nta nubwo nkuze. Ati wibeshye nimero kweri wumvishe ko yamaze ati inshuro eshatu ucitse ukuguru yego ati nta nubwo nkuze. Yamukunda ubwiza gusa abonye yaramukundiye ubwiza gusa nta n'ikindi. Nzi ko mutamugaye polisi mwana. Hano guhamagara polisi iramutse ije ishobora kuba yanamwandikira. Polisi ishobora kuba yamwandikira. Polisi ikwiye kubaza hama impanuka ikanapima. Nyine bakayihamagaye ariko ikintu ndimo kubona bose batinye kuyiyama kuko rero ni imodoka muri koramo gute ko iremereye. Iriya modoka akaremereye ariko urumva ari bushyireho abantu babe bagaterura bagasunika. Yangiritse ariko byo twumvaga ko wenda bari guhamagara traffic ikazi ikaba yahagera ikaba yapima bakanapima n'uriya mushoferi yitwe bakareba aho ikibazo kinimba wenda yanyweye cyangwa ari impanuka bisanzwe uko kamurushije cyangwa bakajyana muri control technique bakareba ko nta kibazo iriya modoka karifani kaba gafite. Yego Matsiko tugara ku muhozo rukora inkuru yacu ubona ko twagize amahirwe ntago umuntu yabasha kuba yahata ubuzima, ariko hamenetse inzoga nyinshi muri borode kugenda bazabona ukuntu zagiye zimenekamo amazi zimeze nk'amazi atemba. Amazi yazijyanye kuko ureba arimo gutembana inzoga nyinshi nimba amakazi 20 yose akamenagurika. Ariko ikintu namushimira uramushofi yababwiye ati mwicare munywe ariko ntagire umutwara ivide ry'abandi ivide rirahenda munywe banyweza bashoboriye urumva kuko ureba harimo n'abatangiye gusinda batangiye gusinda kuko bazinywaga buzi bazinywaga buzi kuko impamvu bazinywe buzi harimo abatari babonye wenda ako gacupa bwabwishe nta cupa babonye none babonye inzoga z'ubuntu aho ngo baze begura moto baje biyegurira amavide binywera bityo n'abajya ngo nkwiye ku kantu gafakivuga imbaraga kuba nagasomye yagasomye reba nk'iyi modoka irimo guterera ureba ko icitse imbaraga ureba ko icitse imbaraga hano hantu umva hari ikibazo. Yego reka rero dusoze inkuru yacu, urabona ko nyine byabaye ariko ubwo igisigaye no guhamagara polisi ndetse na breakdown bakaza gutwara iyi modoka. Ikintu ngewe nasaba polisi ndabona banze guhamagara polisi kuko barimo kwango namuka bahamagaye polisi imodoka yanjye barayijyana Kacyiru cyangwa se iyi modoka yanjye ntabwo nongera kubona kandi ariyo yari inungiye umuryango. Kuba wenda yari mutungiye umuryango kuko urabona nanuza zirimo kuhaca za ribu nako ribu igiye guparika ruguru ntabwo igiye guparika kuko ribu ntabwo babireba irikomereza ahubwo byo babireba ribu ikibishinzwe ni ukugenza ibyaha kuko ibi ni ibya tarafiki
iki nta kindi kigomba kuza hano ngo baze bapime iyi mpanuka ibereye hano, kuko reba ko iyi mpanuka ni uko wenda ari Imana ihabaye, ni Imana ikora ibitangaza, ni Imana ikora imirimo yayo, kuko rwose bakabaye ubundi uriya muntu yahise yitaba Imana kuko kamugwiriye pe, yego yamugwiriye, yakabaye yanitabye Imana, ariko kubera Imana ikimuha imbaraga n'iki aracyari harahumeka umwuka w'abazima. Matsiko, reka tugushimire ku makuru duhaye. Murakoze nareba.